Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda, bakristo bavandimwe, bana b'Imana, nongeye kubasuhuza nyuma y'igihe kitari gito. Muraho murakomeye. Kristo Yezu akuzwe. Muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Aloys Bizimungu de Gonzaga. Uyu munsi turakomeza kuganira ku mukurambere w'imitsindo, Mutara wa gatatu Rudahigwa. Utese kuki umwita umukurambere w'imitsindo? Aratsinda iki? Uyu mwami Mutara wa gatatu Rudahigwa sinzareka kumuvuga. Ndongera nti u Rwanda n'Abanyarwanda ni ituro ritagatifu rya Kristo umwami. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, nagiye nibaza nti ese ibi bibaye kubera ko Abanyarwanda badasenga? Ese Imana Nyagasani ntabwo yumva amasengesho y'abana b'u Rwanda? Ese u Rwanda n'Abanyarwanda batuye Kristo umwami koko? Cyangwa u Rwanda rwatuye Kristo umwami kandi abakurambere b'u Rwanda barabanje kurutura ikindi kigirwamana cy'umwanzi wa Kristo umwami, bakaba bararwaniye igihugu cy'u Rwanda? Umubabaro wenda ukaba warinjiye mu bana b'u Rwanda kubera ko u Rwanda n'Abanyarwanda bari basanganywe undi munyabubasha wanze kurekura ahubwo agahitamo intambara. Intambara yahuje abanyabubasha batagaragara. Ibi bikaba byaratumye Abanyarwanda bahashirira cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi. Ese kuki shitani yasongoye icumu ryitwa jenoside rikamanuka rishakisha umututsi w'u Rwanda? Ibi bibazo nabikozeho ubushakashatsi bwimbitse, nyuma ahubwo nsanga u Rwanda rwaratongera ibintu byinshi bitandukanye, ndetse Abanyarwanda bakaba barishyize mu umuhigo uremereye cyane ubwo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa Charles Léon Pierre yaturaga u Rwanda n'Abanyarwanda Kristo umwami. Iki ni igikorwa Abanyarwanda hafi ya bose bishimiye. Ibyo yakoze njye nasanze ari umuhigo u Rwanda n'Abanyarwanda dufite imbere ya Kristo umwami, Imana nyir'imitsindo. Nyuma kandi nasanze uretse n'ibinyoma, ibisobanuro kuri uyu muhigo w'u Rwanda n'Abanyarwanda wuje ubudahangarwa. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ubikozeho ubushakashatsi, igisubizo abona ni uguceceka gusa. Ariko se kugeza ryari? Ibi ngo Abanyarwanda barashaka kuzabibwirwa n'abazungu, Abanyamerika, Abongereza cyangwa Abayisiraheli. Iki gikorwa umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze, yabikoze ari Nyagasani umwami, kandi amasezerano ye yayagiranye n'undi mwami Nyagasani Yezu Kristo. Bombi ni abami b'imitsindo kandi bombi buje ubudahangarwa. Ni ba Nyagasani, bafite ibyo bahuriyeho. Umwami Mutara, nkubito y'imanzi, umwami w'imitsindo, umwami w'umushumba, umwami w'inka. Uyu niwe ugenewe imitsindo y'u Rwanda mu muhango w'inzira y'ishora. Niwe ugomba kwereka Abanyarwanda bose Imana bazasenga mu myaka izakurikiraho. Niwe usenda abazimu n'abakurambere barambiranye. Niwe watangaga ubwenegihugu bw'u Rwanda ku banyamahanga, ni ukuvuga impunzi zahungiye mu Rwanda. Niwe Abanyarwanda bakishaga imbuto y'umugisha kuko ari we wafunguraga amaraso mu miryango y'ibibanda. Mutara, umwami w'imitsindo, umwami, umutima we uri mu biganza bya Nyagasani Imana. Ibi biri mu gitabo cya Bibiliya, mu gitabo cy'Imigani, umutwe wa 21 ku murongo wa mbere. Igikorwa umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze ku matariki 27, 28, 29 mu kwezi kwa 10 mu 1946 cyo gutura u Rwanda n'Abanyarwanda Kristo umwami, ni Nyagasani Imana ubwe wabikoze muri we. Iki gikorwa ni igitekerezo cya Nyagasani nyir'ububasha wiyoboreye umutima w'umwami Mutara wa gatatu nk'uko byanditswe muri Bibiliya. None uyu muhigo Abanyarwanda bazawuhigura bate? Uyu muhigo Abanyarwanda tuzawuhigura dute? Hari uwabaza ati ese umuhigo ni iki? Ese ibyo ubundi biza biti? Abanyarwanda ba kera babikoraga bati? Reka turebe mu gitabo cya Musenyeri Aloys Bigirumwami, imihango, imigenzo n'imiziririzo by'Abanyarwanda. Hari abavuga ibijyanye n'umuhigo. Ndabizi ko hari benshi mu bakristo b'Abanyarwanda batumva neza ibyo ndiho mvuga nonaha. None natanga urugero ku bya kera, ku mandwa, bakumva ari bupagani mbakururiye. Ibyo Abanyarwanda rero bitaga imandwa ni imbaraga zikomoka ku bubasha butagaragarira amaso ya mwene muntu. Izi mbaraga Abanyarwanda ba kera bari bazifitiye ibisobanuro uyu munsi twagereranya n'ama-esprit, roho cyangwa imyuka itagaragara, byose byitwaga imandwa. Muri icyo gitabo navuze bavuga impamvu zo kwinjira mu muhigo. Baragira bati kera iyo umuntu yabaga ageze mu kangaratete adashoboye kukikuramo, yatakambiraga abakurambere be, abasekuruza be, ba nyirakuru, ba nyirasenge, mbese ababyeyi be. Muri uko gutakamba niho benshi bakoraga umuhigo, bagasezeranya abakurambere icyo bazitura mu gihe bavuye muri ako kangaratete. Icyo gihe abakurambere babyumvaga vuba, bakamuvuna
muri ayo magume bakamubonera icyanzu, maze ubwo abatazi gutwiragiza ababo mu magume bagatikira kubera ubutamenya. Ibyo biri muri icyo gitabo, biri no mu gitabo cya Benjamin Ruhumuriza, igitabo cyitwa Intambara y'Abazimu, Le Choc des Esprits Possesseurs. Ikibazo kibabaje rero, hari abantu bagiye barokoka muri ubwo buryo, nyamara bakarinda bitahira bakava kuri iyi si nta guhigura abo bakurambere. Iyo mihigo itarahiguwe niyo kenshi dusanga mu miryango myinshi y'Abanyarwanda, yewe n'abandi benshi batuye kuri iyi si yacu. Ibyo bikaba ari umurage mubi ku babakomokaho, akaba ari naho benshi dukomora ibizazane byinshi twivurugutamo. Abenshi bazi ibijyanye n'ubumenyi bw'abacu batashye barangije ubuzima bwabo hano ku isi, science parapsychologique mu rurimi rw'amahanga, bazi neza ko iyo umuntu apfuye adahiguye ibyo yahize, agera ku bo yahigiye, aho bamwe bita ikuzimu, abandi ngo ni purgatori, bakabimubaza, bakaba banabimuhora, bakanamutunarika ngo abishyure, kubera ko nta muzimu cyangwa se roho ibasha kuva mu buroko bwa purgatori ngo yinjire mu ijuru rya nyir'ububasha ifite imikiko cyangwa ifite inzangano n'amakimbirane asize mu bantu babanye nawe hano ku isi, mu bana be cyangwa mu nshuti ze. Ubwo rero umuntu wapfanye imikiko n'imihigo ashobora gutera abo yasize ngo bamufashe guhigura, bamuhigure. Ababikozeho ubushakashatsi haba mu buryo bwa gakondo cyangwa mu nzira z'ubukristo barabyemeza. Ngiryo rero ipfundo ry'ibibazo n'amakozero u Rwanda n'Abanyarwanda bivurugutamo. Abanyarwanda baravuga bati akambonwa k'i Rwanda niko cyago cy'u Rwanda, kandi ngo kazapfa kabungira kazakica. Nanjye ngasubiza nti ahari abagabo ntihapfa abandi. Nkongera nti ngo nazirya bamwe abandi bambuka, kandi ngo kazakira kabungira kazagakiza. Iyo bitinze rero hagashira igihe kirekire, hari ubwo Nyagasani Imana yemera ibyifuzo by'izo roho zisaba, cyane cyane iyo bitabangamiye ugushaka kw'Imana. Iyo abari ku isi bakomeje kwirengagiza gahunda za nyakwigendera, bakirengagiza umuhigo wa nyakwigendera, iyo bateye arasizora agasiba amayira, cyane cyane bigaterwa n'ubuhangange nyakwigendera yahoranye hano ku isi akiri muzima. Umuhigo wahigiwe Nyagasani Imana ntuvuguruzwa. Aha rero twakwibuka wa mukobwa wayifute muri Bibiliya kubw'umuhigo yari yarasezeraniye uhoraho. Biri mu gitabo cy'Abacamanza, urebe mu mutwe wa 11 ku murongo wa 34 kugera ku murongo 35. Guhigura umuhigo akenshi bisaba ibitambo rero. Guhigura umuhigo akenshi ni ibitambo. Ayiwe Rwanda ituro ritagatifu rya Kristo Umwami, u Rwanda urutambiro rw'amahanga yose y'isi, urumuri rw'amahanga, u Rwanda rw'imisozi igihumbi, u Rwanda rw'ibibazo igihumbi, u Rwanda rw'ibisubizo igihumbi. Ntabwo rero Abanyarwanda bagomba kuba ibitambo by'amaraso, kuko hari amaraso ya ntama Yezu Kristo umucunguzi wacu watwitangiye. Abanyarwanda tugira amahirwe menshi cyane. Imana yaduhaye urwego rukuru muri Kiliziya Gatolika, mu Karidinali ufite ubudahangarwa bwa cyami muri uyu muhango. Cardinal, un point de repère qui donne l'orientation. Cardinal, inzira iyobora abahabye, umwirongi ukangura abasinziriye. Nongere nti Abanyarwanda, Imana Nyagasani yabatumye ibuhara amakara, kandi ngo ibuhara amakara havuga abagabo ntihavuga umugabo. Umugabo yiringira amahoro, kandi amaherere araye ku nzira amurindiriye ngo bagendane. Ikibazo je nzakomeza kujyaho impaka ni ikibazo cyitwa umunyarwanda. Umunyarwanda ntashaka kwemera ibyaha bye imbere y'Imana n'imbere y'imbaga ngo asabe imbabazi z'ububi bwe, ahubwo aracyakomeza kuvuga ko umunyarwanda ari imfura. Umunyarwanda ni inyangamugayo, nta cyaha cy'umunyarwanda. Ibyaha ni iby'abariya, twe turi bazima. Ariko se nyine Karidinali we azabikoraho iki? Azakora iki mu bwoko bw'Abanyarwanda? Nanjye bwanjye niyiziye. Nyagasani Yezu, umwana w'Imana ihoraho, ihangane rwose Mwami, ugenderere umutima w'abepiskopi bayobora Kiliziya Gatolika y'u Rwanda. Bazi ko ibyo bize ari byo bikenewe. Basure, ubayobore mu byemezo bafata. Urakoze kubyumvise Nyagasani Yezu. Aha kandi nibutse umufilozofi twigeze kuganira, ariho atubwira ku nyigisho ye yuje ubuhanga. Aratubwira ati Yezu Kristo iyo abona Abanyarwanda bashorerana mu masabukuru bagaturitsa amashampanyi,
bari bakwiye no gushyiraho umunsi mukuru aniveriseri y'ubwenge buke, ubugoryi bwa mwene muntu. Birasekeje nyamara nibyo. Ibi ni ibyo gutekerezwaho cyane. Ko Bikira Mariya na Yezu Kristo baratoye u Rwanda n'Abanyarwanda, nuko hari ikibazo kiremereye mu ijuru no ku isi gitewe n'abana b'u Rwanda. Ubutorwe bw'Abanyarwanda si ikimenyetso cy'ubutungane bw'Abanyarwanda, ahubwo byari bikwiye kudutera ubwoba, buri munyarwanda bikamutera ubwoba akadagadwa. Bikira Mariya i Kibeho yasabye Abanyarwanda kwitangira isi yose, abasaba kuba ibitambo by'abanyabyaha b'isi yose. Ahubwo barafata umubabaro wa Bikira Mariya na Yezu Kristo bakabishyira mu mbyino zabo, bagatigisa amabondo nk'aho ububabare bwa Bikira Mariya na Yezu ari ibitwenge by'Abanyarwanda. Muri Bibiliya mu gitabo cy'Abaheburayo umutwe wa 10 ku murongo wa 31 baravuga ngo ni akaga gakomeye kwibasirwa n'ikiganza cy'Imana nzima. Il est terrible de tomber dans les mains du grand Dieu vivant. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kwa kweli na maboko na njambe na bomoi izari likambo na nsomo. Ni akaga gakomeye kwibasirwa n'ikiganza cy'Imana nzima. None niba Abanyarwanda nabo bafitanye isano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ari twe turebwa n'uyu murongo wa Bibiliya. Abanyarwanda dusonzeye ubutungane, dufite inyota n'inzara. Yezu Kristo ati mfite inyota. Ni inyota ariko si icyaka. Ese abayobozi bakuru ba Kiliziya Gatolika y'u Rwanda barabibona ko dufite inyota, ko dushonje? Ariko barabibona, ndabizi neza ko babibona. Mutara Charles Leon Pierre, uyu ni icyubahiro cy'umunyarwanda mu ijuru rya Nyirububasha. Mutara Charles Leon Pierre, Mutara Charles Leon Pierre, ndagukunda, nzakurata iteka, nzagusingiza. Uri icyubahiro cy'umutsindo wa Kristo Umwami. Ubutwari bwawe ndetse n'ubutagatifu bwawe wabuhishe abanyabwenge, kuko wuje ubudahangarwa. Muri Bibiliya kandi mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 10 ku murongo wa 4 no kugera ku murongo wa 5 haravuga ngo ingoma zose zo ku isi ziri mu kiganza cy'Uhoraho, iyo igihe kigeze azihitiramo uzazigirira akamaro. Amahirwe ya muntu ari mu kiganza cy'Uhoraho, niwe umutegetsi wese akomoraho ikuzo rye. Murakoze kandi mukomeze kubana na Nyagasani Imana yacu. Tuzakomeza ubutaha niba Imana ikitubeshejeho. Murakoze, mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Bizimungu Aloys de Gonzague.